tugende kwizigira ari kubikora neza tugende tuganira umukinnyi ku mukinnyi cyane cyane muri aba bashya nibyo biza gutuma byibura tujya kuri overview noneho mu kibuga uko bakina. Rayon Sport ni Rayon Day. Ego Rayon Day ko barashaka kumenya ngo se twarahashye barukumurika abakinnyi babo beza. Noneho muri iyi list ya 11 tugiye kubara abakinnyi bashyashya baguzwe muri iyi sezo babanje mu kibuga. Ni bose rego uretse Kabanga na Ganijo. Dande Junior ni umuzamu wa. Ego uyu muzamu ni umuzamu mwiza. Umuzamu mwiza kubera ko inshuro nabonye ya pimwe zitari nyinshi, probably Gor Mahia ifite imyitozo mike niko nabitekereje ko nka champion wa Kenya batangiye imyitozo nyuma ya Rayon nabo bafite makinyi benshi bashya ntiyatatse cyane bikabije, ariko mu by'ukuri hari amashoti bateye nk'abiri inyuma ya box, noneho gardien akazajya akora parade kwa kundi kabisa yishugunya hari ibyo yakwemo muri 90 kuko niba bagupfuse baro kabisa muri 90 hari ya kwipoto hejuru arasimbuka bararaye kubita ishyira hanze muri kona. Hari nini shot bamukubise naryo risa nirigendera hasi naryo arirambura rekuramo. Hari na situation yamusigaranyije n'umudefenseri we umwe n'umukinnyi wa Gor Mahia umwe nabwo bashaka gusohoka neza barayikuramo. Ni nyizo akazi eshatu Gor yagerageje ntabwo yari iri hejuru cyane, ariko n'umudefenseri we umwe n'umukinnyi wa Gor Mahia umwe nabwo bashaka gusohoka neza barayikuramo. Ni nyizo akazi eshatu Gor yagerageje ntabwo yari iri hejuru cyane, ariko ni ibintu bimeze neza rwose. Nabonye afitemo icyo kintu cyo kuba wamwizera kurusha bakuyate. Match imwe ntihagije ariko uko yafashe vraiment byari byiza yakinnye wabonye yarakinnye neza. Hanyuma mutima wa defense barimo Charles Chiplau umukinnyi mushya ndetse na Matumona wakona bakwe magara. Charles afite ikintu cya leadership, aratuje cyambere, aratuje rwose. Ni ureba kina ni abantu bafite ikintu cyo kuba ahantu twajyane neza ubwaju. Uribuka ko mu makuru yose abantu babonaga neza Gicumbi banabonye muri match ya Jamus bavugaga bati axe central ya Rayon Sport ifite ikibazo, Chiplau yagatwiriye gushakirwa hundi mukino. Iyo statement yaba ari ukurikije uko wamubonye cyangwa ni gihanyanzwa kuko nabonye barimo baramuhypinga cyane. Rayon Sport izakenera undi mu center back, ibyo byo iramukeneye. Uko ikina urabibona yuko nubwo afite ako kantu ko kuba tuje adashyuha mu mutwe, ayobora abagenzi be, axe uwo Matumona bari gukina ndetse n'abari ku ruhande. Icyo kintu nyine cyo kuba ari muremure ya clearing imipira mu kirere, afite amatiming meza, asikukinisha amaguru nyine gusohora umupira. Matumona we ni mugufi mu kuntu, nawe ni mwiza mu gusohora umupira, akagerageza kwiyangaje mu madueli afata rutayizamu nyine bahanganye. Ariko hari ukuntu ubona ubwuzuzanye bw'abantu ukanareba na solidity, imiterere y'imibiri yabo, ubwuzuzanye bwabo muri communication. Rayon Sport yakeneye inderema iri hejuru kubarusha bombi. Kuba igitekerezo cyo kuba Rayon Sport yagura umudefenseri cyaravuzwe cyane nubwo itinjijwe igitego. Hari ama first impression ubona ku mukino, abona natumubona ku kibuga kibi cyahariya bwa mbere. Ona na buri yakinnye match batsinze 3-2 batsinda Musanze. Buri muntu wese yatashye abibona yuko Rayon Sport yabonye umukinnyi mu winga udasubirwaho. Nituvuga ngo bakinnye neza ntabwo nyine nshaka kuza kwizeza abantu ibintu by'ibitangaza kuri bamwe n'abamwe. Uko bakinnye ni byiza kwizigira rwose, ntabwo ari bibi, baratsinze bakipinga clean sheet n'iki. Ariko reka tubahe match zasaka faturebe. Ariko ajyamo tuntu two gukosora, probably hakenewe kubonekamo inderema muri defense. I was not totally convinced na defense ya Muderi Akba turamuzi muri Gasogi United yari kuri 6. Imbere hari Ibrahim Jingale ndetse na Isa Jigwi. Yaba mugufi bikamugora wenda kuri duel ya aerier mu kirere, ariko hasi physically no musore ufite imbaraga nyinshi, arakomeye. Mudera abantu bose amuzi no muri za Gasogi, umusore w'imbaraga, umusore ufite bigango nyine arakomeye.
nako kabisa uku kwiyangaja arabikora agerageza mu by'ukuri gusohora umupira icyo wenda ntarabona neza cyane niyo connection kandi sinzi ko wenda ahita ifata mu byumweru bitatu hagati ye na Jingalei na Sajiba wabonaga yuko hakirimo nyine utuntu two kuba hatarabamo guhuza neza surtout mu kijyanye na ball orientation cyangwa mu gutembera k'umupira babikora nk'itsinda nyine bagenda bamuvinga so hari ukuntu nabonye mbona impungenge nagira cyane murabizi ko Muderi akenshi adakina gatandatu Muderi murabizi ko ashobora no gukina kuri kabiri agira ikintu cyo kwihuta atwaye umupira hakama akantu ko kudasiga bacunze neza zone yabo hari ukuntu byageraga ukabona habaye ikintu cya indiscipline tactique muri Rayon Sport ukabona ikipe ya Gor Mahia biprofise inyujije baro hagati through pass zigakunda nk'izo zayo mashote yagiye atererwa inyuma y'urugo rw'amahina ukabona nyine hagati ushobora nyine kuhamenasa nekereza yuko kimwe mu bintu hari ingingo agomba kwadressa vuba cyane mbere yuko Sekafiza nicyo kintu cyo gukora ikintu cy'uburyo bagomba guhagarara badafite umupira n'abakinnyi basa naho buri wese ari gushaka guhagarara muri role ye kuruta uko batangira guhuza akazi mu buryo buri collective ndi nimero 10 akazi kandeba no kuba playmaker ni nimero 8 akazi kandeba no kuba box to box ndafasha wenda uyu ariko ndanazamuka ariko se niba nazamutse ndagaruka ryari ariko se turahagarara gute nge na Muderi Akbar kugira ngo dukore block neza kwa kundi bahagarara kuri linye imwe nimero 8 akagaruka gasanga nimero 6 neza kugira ngo bakore couverture kwi so ibyo binafasha ikibinatuma basa naho umwe agiye uruhande rumwe iyo nimero 10 agarutse wenda tuvuge akabafasha kujya go pressinga ufite umupira bituma basa nabagiye ku ruhande gatoya umwe agasa n'uri gukora couverture ku ruhande rw'iburyo undi rw'ibumoso wenda umusenta back umwe nawe agasohoka kugira ngo ase n'uwegera gato muri mediane kugira ngo banakurura ikipe bayikura ku izamu ryabo ahubwo badeployinga abakinnyi babo benshi hagati mu kibuga kugira ngo iyo zone itaza kubamenasa imipira bayicishemo ibyo ni kuvuga ndumva biri ku making sense so Rayon Sport rero ifite icyo kintu cyo kuba wabona gisa n'itatanye gutatana mvuga no kuvuga ngo aho umuntu akazika kenshi agakorera wabonaga ari hari kuguma cyane none kazi bagomba gufatanya akenshi umuntu akora mudafite umupira kagasa naho karimo gusa naho gatakara sinabigaya cyane iminsi iracyari mike turimo turavuga imyitozo y'byumweru bitatu hari n'abatarabigeza bakoze bibiri hari n'abakoze kimwe urumva aracyari mike ikintu nyine cyo gutegura amaseanse yandi y'imyitozo myinshi kuri hari ingingo ngerageza no kumushaka probably wenda bari no gukora mu gitondo simufatishije ariko icyo kintu cyo kuvuga ngo ikipe wabonye yari yamaze gufatana urabona ari ikipe nyine iri sude iri hamwe ibintu byose barabijyanamo muri faze zose z'umukino icyo kintu cya travail sambalo ni ikintu hari ingingo agomba gukora nabona gisa n'itatanye ahubwo nyine bagahura na Gor nayo ifite imyitozo mike Ampris nayo ifite abakinnyi bashya none nabo ugasanga ako kazi Rayon Sport itari gukora neza nabo ntibaramenyerana ntibagakora neza kuko nabo nibwo bari muri pre-season Ibrahim Jingare wamubonye ariko kurerema elema ya parerema yego umukinnyi ko n'ije d'ensemble baravuga n'umukino muri rusange no guhuriza ariko qualité individuelle kwa muntu w'umukinnyi turabona nk'uyu mu defenseur y'umunya Chad vraiment akinnye neza agize match nziza Charles yagize match nziza leadership gusora umupira nabivuze Garde yagize match nziza Issa Jigwiba yagize match nziza tugeze kuri Issa Jigwiba na Jingale Jingale 8 Jigwiba 10 Jigwiba ni mwiza cyane kurusha abakinnyi bose rero yaguze n'ibita vanga nyine uko musazigera mu hagati cyangwa se umukino akaba ari gushyuha muri ntuza ariko wajya kureba ukabona aragize Jigwiba afite touche technique yihariye niba abantu tuvuga ngo abaza umupira kumenya umupira ni iki ni intelligence kumenya umupira so gucenga abantu babyumva nabi gucenga ni skills gucenga nta kantu gato cyane mu mupira Robinho arazi gucenga kurusha abandi iki twita gucenga doesn't mean kuza umupira
ni skills no muri futsal ntago ziba abana bakina muri Brazil muri futsal kakajene kavuye hano kakanyara Maroc abantu bose ka Youssef kaze yacenga mu icyo twita kumenya umupira yego nizo skills wazigira ariko icy'ingenzi cyane ni ukuntu yorienta umubiri we ukuntu yipositiona ese ndajya he ndasabira he iyo nyine izo movement z'ubwenge uko kuntu nyine movinga clever nyine ubona atari umuntu ugenda nyine asa n'utari gusoma umukino hari umuntu ukina nyine ukabona ko ubwenge bwe ni kumwe ngo ahantu magaze kujya ariho magaze ese ubundi ahantu wamereye umupira hari icyo byafasha ese ubundi ubungubu ni ngombwa yuko ubundi ipase nyitanga iki gihe ese ubundi iyi pase nyitanga imbere cyangwa isubiza inyuma ese wacenga you see utuntu nk'utwo tw'ibyemezo guhagarara kumuvinga kurekura pase ku gihe kumenya aho uyitanga ahangombwa kurusha ahandi nabonye ari umukinnyi w'umunyabwenge cyane rwose wabonaga amamuvuma ye ari mu bwenge kandi na baro yagerageje gutusha akazikoresha neza cyane nakunze cyane uburyo agaburira impande niwe muntu nabonye yakoresheje wings cyane kurusha rutahizamu ariko ukuntu yakoresheje wings zabo yarazikoresheje mu buryo buhagije kabisa imipira yaresoye ihagije ku buryo n'igitego ubwabyo Rayon Sport cya mbere yatsinze ni passe n'undi bakinishije Mubaraka ku ruhande yari yavuye kuri pointe gato asa n'uwadekaye ijya ku ruhande aracenga igizamo defenseri agarura passe bihurana nuko Atiso yamaze kuhagera afunga baracenga gardien asunikira mu izamu igitego cyiza bubatse icyo nicyo nakunze ari nacyo navuga ngo akazi bafite umupira hari tushe nabonye hari ingingo hari ukuboko nabonye kwa hari ingingo ku kazi bafite umupira muri phase zero offensive Rayon Sport yari hejuru cyane ya Gor Mahia bafite baro n'ibikorwa bakoze imbere y'izamu barushe Gor Mahia nubwo bagiye kwitsinda icyo gitego cya Atiso bayihushije ikindi kipoto nanone cya Atiso yego yatewe undi mupira nawo gonga ipoto ikindi aho bageza baro muri phase kuvuga ngo ese barageza baro muri metero 20-15 z'izamu nyinshi cyane zarahacaracaye rwose Rayon Sport ukabona nyine bya bintu bihagurutsa abafana bagerageje gukina muri izo zone zegereye izamu rya Gor Mahia wowe naramukunze cyane Issa Jigwiba ego nabonye ari sawa hanyuma Atiso Ibrahim Jingale sorry Jingale nzamureba ubutaha mbone kugira ibyo mvuga ariko Jingale kimwe mu byo nabonye nawe afitemo icyo kintu cyo kuba akinira imbere ukuntu nawe ni nimero 8 usohoka cyane ari offensive cyane sinzi niba nibyo nanavuze bagomba kureba travail Sambaro ni gifite ikibazo sinzi ko wenda azagira icyo kintu cyo guhuza uburyo bwa byombi byo kwa box to box kugaruka gufatanya na Muderi cyane ibyo nibyo negereje kuzareba ariko gusohokana na Jigwiba mu gihe bafite umupira byo yabikoraga neza ngo bafite umupira nabonaga basohokana probably ibintu reka mbibasobanurire wenda muri iri jambo birasa naho muri iki gihe Rayon Sport yamaze iri gukora kuri zone zero offensive amatravail offensive nicyo kintu nabonye cyane kubera ko iyo umuntu ari gutegura faze z'imyitozo ugira ibintu banza kwigisha ubu chapitre probably nekereza ko bashobora kuba bamaze kwigaho cyane ni y'ubusatirizi wenda ashobora kuba hari ingingo y'abadetereka ariyo mperaho none nzabone gukora kubibwugarizi wenda anategereje yuko probably wenda abanza no kureba uko bareponda kuri ibyo ngibyo by'ubusatirizi muri match ya Gor Mahia nibyo nabonaga begzekita neza kurusha iby'ubwugarizi nubwo batinjijwe igitego uko kwinjizwa igitego ntago ari cyo kivuga yuko uri kugarira neza kwinjizwa igitego no kureba inshuro nawe bashaka kukumenasa so hanyuma Mubaraka twatugiye kuri Atiso Kojo wamuvuze Atiso Kojo ikintu kiza afite ni babakinnyi baba forward ntabwo ari mwiza cyane mu buryo navuga ngo bwaba winga bari classique batwara umudefenseri disons kuri mwabonye onana muri Rayon Sport uko mwabonye ba Ojera nubwo n'abakiniraga kuri pace wenda uko mujya mubona abawinga sebeza ubungu mu Rwanda baracyahari Imana yanjye wenda tuvuge ujye ubona nka Watara iyo gutwaye wa mukinnyi nyine kwinjiramo gutwara kudiribura gucenga kwigizayo nagenda yinjira nyine ariko ari très dangereux nyine
ku mupira nyine ku kirenge we rero ni baba winga bakina baronye ariko binjira muri box no kuvuga ngo ni style z'aba abantu bafasha bataka cyane gutsinda baturutse ku ruhande ariko bakinjira box kenshi bakaba beza nyine bakagira iki kintu cyo gutera mu izamu nakubwiye ko yateye poto atsinda n'icyo gitego ikintu rero kiza nuko kuntu nyine yitaba mu gihe gikwiye muri box ni umuforward cyane kurusha ko namwita aba bandi twita ngo ni classic wingers mugenzi wawe ubwo wavunitse Boris iminota mike yakinnye Boris kafite ukuntu kafite ikintu cya soufre kamwuka gafite ka vitesse gafitemo umuvuduko gakora du sprint nakajane gato ndakita nyina akasore kakiri gato n'umundi ni gato no mu myaka n'umubiri ntabwo ari umubiri w'ikisore ubwo ndajya gushushanya ishusho ye arihuta mukuru arihuta vraiment afite umwuka afite igihaha afite ikintu cya pace ariko ni wings ntekereza yuko wenda zikoze neza akazi kazo wenda niba atari iby'amavamuhira haba harimo complementarity uruhande rw'umuntu ufinishinga amaction cyane rwa Atiso ndetse n'urwundi noneho wihuta cyane ushobora kuzajya akeba amakross cyangwa agarura baro nyinshi mu izamu ari we Atiso Kojo navuga sorry ari we umuntu bakwiye mu kibuga kuri Brancare baragenda bamwitaho ntiyagaruka mu minota ya mbere y'umukino ariko abakinnyi bacu banga muri Afrika sinzi njya mbona ntawe ujya urwara ibyumweru bibiri bamuciye nka ruseke kandi ntawe bamuciye reka azakina seka azagaruka Mubaraka n'umwe mu bakinnyi babonye amanota meza Mubaraka wavuye ku kibuga yarantunguye abantu barishimye cyane yakoze match nziza cyane Mubaraka afite umubiri mwiza cyo nicyo cya mbere gihagararo cye musore muremure birabura cyane cyagikara kabisa kijya gusa nk'ubururu ubundi akagira ikintu cyitwa kumenya gukinana na bagenzi be buriya hari abataka bagenda bakigira ku icyenda akigumiriyo kazajya bati none se ko mutamfashe muri kumbaza ntabwo ariko Mubaraka akina aragaruka hagati muri construction agakora ku mipira myinshi agacenga abantu agasabira ku ruhande nk'uko nyine Atiso yagiye gutsinda rero baturutse ku ruhande akamupasa ukareba ukuntu acenga defensive afite umubiri mwiza baro zo mu kirere akazikoraho second ball donc afite ikintu cya justesse technique yanunguye natekerezaga ko afite muri make imvune bamubeshyeraga siyo ni mwiza nkurikije uko yareponze vraiment muri no match ashaka wenda kuzamusimbura Junior Kamenyi ariko uko namubonye mu bakinnyi b'Abanyarwanda nyine reka ntabwo dufite abataka benshi uko bavuga wenda ba Taiba nawe na Fidari bene uko nguko ntabwo ari kure cyane yabo muri nivo hanyuma abasimbura baje umukinnyi wafasha rwose ndifuza ko tubanza twumva coach ndetse na Charles Chiprao ibyo batangaje nyuma y'umukino hanyuma noneho tukaza tugakomeza n'undi tuganira kuri aba bakinnyi nukuri ndishimye birahagije mpagijwe n'abantu benshi ndabashimira cyane bazakomeze kudushyigikira bivuze ko ntabahari ntawavuga Rayon Sport ndabashimira cyane abakunzi ba Rayon Sport iyi ntsinzi ni iyabo icyo nababwira bakomeze kudushyigikira ntibazabihagarike izakomeza yiyubaka turabe ko dushobora kurastabiliza ibintu neza itanze icyizere nibaza tubandanije dukora ko tuzoshobora gukora ibindi byiza gusumba Chiprao ko numva ise yisanga muri equipe kwizigira tayari iyi interview urumva ko imeze wagira ngo ni captain ni umuntu umaze igihe kinini cyane Rugaju ngira ngo abakinnyi bandi bo kuganira umwana wita Muhoza Daniel yaravuzwe cyane amashyi menshi cyane Rayon Sport ifite umuwinga pe ikintu cya mbere nakunze hari inyengo yakoze baguze abakinnyi batandukanyije profile cyangwa uburyo bw'imikinire uzi urumva wa undi wa mbere Boris nakubwiye ko avuduka cyane ari rayenga kuri pace Atiso Kojo nakubwiye yuko ari umuntu ukunda gusaba yinjira muri box agahita aterekamo uyu rero we none ni baba winga bari classique bagutwarira ku murongo abakunyuramo ubugira ngo ni nk'imakasi aragucenga ewana cenga menshi
mafente menshi wa muwinga kabisa utanga spectacle yakoreho amakosa menshi umupeta ubona vrema wananongwe uyu mwana n'impano idasanzwe azitabweho ni umwe mu banyarwanda dushobora kuzagera babawinga beza cyane nkurikije ukuntu akina ku myaka ye aranakomeye afite n'umubiri nabonye yaraniyongereye afitemo utu abdomino ukabona nyine gafitemo n'amasozi mu inyama ku maboko zirakomeye nyine karapitse niba ari akawunga k'umunenterina n'inshyushyu ameze neza n'umukinnyi mwiza vrema naranyuzwe ku myaka ye ku rwego natekerezaga ko avuyeho n'urwo aje gukina kuva deuxième division vrema impressionnye abantu amanota meza cyane menshi yari atukanye muri uyu mukino. Undi muntu wabonye amanota menshi cyane kuri iyi match baravuze bati ntidukeneye kuzongera kumubona bwa kabiri bamwiboneye ati ni Diarra wagarutse wo bita Junior Kamena afite igihagararo gishaka kugutera impungenge ni muremure cyane afite n'umubiri munini cyane donc afite ibiro byinshi urabibona ko apitse ni muremure bikabije nyine wajya ngo n'abantu bakina kaci ariko none akanaba n'igisore nabwo bikabije gusa iyo yambaye nyine agakabutura ugira ngo ni nk'agakora agapira ugira ngo ni nk'aka tuno w'abakobwa bambaye n'iki ugira ngo ni nk'agatop ibintu byose kabisa aba yabyuze ikintu akora rero nawe abasha kumenya ntuza ye hate ye ewa naraza akegamira mu gituza cy'umudefanseri akakubwira ati yinshyiriye mu kirere icyambere ni mwiza kuri second ball imipira mu kirere ntushobora gukora nta kintu wakora rwose iyo bayiransaga yarabanzaga akawukontorora icyambere nakunze nuko ashobora kugira icyo kintu cyo kugumana umupira akawukontorora ntakora ibintu byinshi ku mupira ikindi nakunze izo mbaraga ze uko yagerageje kuzikoresha kuko technical ashobora kuba atari mwiza kuko namubonye iyo bazabareyo ibintu byose bahita bakubwira ko umuntu abyujuje ariko technical ashobora kuba atari mwiza cyane nubwo ku gitego cya kabiri yakoze control nziza atanga passe nziza rwose nuko ngo yarirutse asiga umudefenseri aramukurikira arangira mukubita agakroshe aramugarura barayikontorora neza atanga assist ikwiye muri box batsinda igitego ariko muri rusange ashobora wenda kuba atari technically gifted bikabije ku buryo bwa technical ability ariko akagira igihagararo kizaba cyentimida cyenatera ubwoba abadefenseri afite ingufu zishobora kuba ari ikintu gikomeye cyane cyongerewemo technique cyangwa se kikongerwamo intelligence ubwenge nukuvuga ngo izo ngufu yigishijwe kuzorienta no kuzikoresha neza yaba ari threat ikomeye cyane kuko afite igihagararo kitisukirwa ndetse n'imbaraga utashobora kubona umudefenseri bari varizani Kigali igisigaye no kuzareba technical ability ndetse n'ubwenge bwe uko abikoresha siritu ni umuntu wakoperatingira muri box kurutuwa yakoperatingira inyuma ya box ntiyagaruka gukinisha abandi bitandukanye na Mubaraka nibyo babikoreye igihe hanyuma barabanza bakina ya match y'abasaza nibiko nayita yahereye saa 7 n'igice kugera saa 8:50 urumva ntago bari gukina match yuzuye kwako nyine bakina iminota mikeya n'abantu bakuru so harimo ba Murenzi Abdara president wa Rayon Sport n'abandi ba legende wa Rayon Sport batandukanye aragerageza ntacyo atwaye ariko nyine by'abasaza kandi ntago bamurenganya yari match nziza yo sinana nari ntaragera kuri stade nakurikiraga nyine kuri YouTube yabo gato nyuma batangira gahunda y'ibintu by'amafoto barayafashe iminota 15 irarangira noneho hatangira navuga ngo gahunda nyirizina abantu bari bategereje hakurikiye gahunda yo kumurikira abakunzi ba Rayon Sport abakinnyi ikipe yabo yaguze nkuko bisanzwe ubundi byakunda gukorwa na wasiri habanje abagore nkako sine nakibutse barabasoza abana gukurikiraho abagabo ubundi bamenyereye ko bikorwa na wasiri ndetse na Faustin ako Faustin ko araftemo akantu ka malaria gake ntabwo yashoboye kuboneka kuri uwo munsi bari bazanye Maxime wa undi wo muri Reg so
barahayipinga nyine bimwe by'aba hyper nyine umukinnyi akaza bakamuvuga ibigwi ariko avuga ko wasiri ko yaje iriya modoka yikwiriye mata ni akamodoka yajemo gatoya ntabwo kari kicaye se buriya gato cyane karagendaga turiya tumodoka turakomeye kaba gakomeye cyane ni nka turiya abantu bakunze kubona hano mu bibuga bya za golfe turiya bakoresha nk'abantu bari gukina golfe niko kajya kumera so yaragatwaye nyine niko yaje gukoramo presentation we yiwe pani y'abakinnyi ajya kwiyereka bareyo arabanza aramureba arabanza arazenguruka gato arabasuhuza baramwikiriza baramukunda n'umuntu wabo hanyuma ubwo ajya muri ako kazi na Maxime so bahayipinga abakinnyi bakabavuga ibigwi wo bahamagaye abareyo ukabona barahagurutse nyine baramwakiriye nk'ibisanzwe hanyuma nyuma gato hakurikira umwanya w'abahanzi Bulldog Kitoko ndetse na korari isaba abantu yuko batayita korari do Kigali ntabwo ari korari do Kigali abantu benshi nabonye bayitiranye oya ya korari ari korari do Kigali ahubwo umutaramu wayinyandikiye ambwira ati Rugaju turamenyura korari yacu ati mudufashe turi mu mazi abira ati kubera ko ibikorwa twakoreye muri pere bari kubyitirira abandi ambwira ati rwose ntabwo ari korari do Kigali oya niyo ndimo ndabyumva ndimo ndavuga ni barimo barabisanisha na korari do Kigali ifite indirimbo za Rayon ariko se umuntu abinyandikiye niba ngo bita Cœur de quoi yego yitwa Cœur munyibutse izina ryayo ubwo Cœur iririmba neza Kitoko aririmba neza yinjire muri nurangiza kugasoma agapapuro zagaca Bulldog nawe akora hiti ze zose tuzi ararapa biryoshye barahagurutse se byari bye barahagurutse bambi abanyarwanda bakunda umuziki ko bishimye barabyinnye cyane barabyinnye bari bishimye kandi umva baravuyemo ya moment baba bashaka kureba abakinnyi babo bashya bari bagifite excitement bakiri hejuru Cœur international asante Cœur international so birarangira rero ubwo rero muri kwa kundi mba ngomba ntabwo bashobora gukora imirimo ibiri noneho y'umuhondo Kitoko muri kwa kuba ari nombre ariko nanone yinjiyemo Otamendi baravuga bati kuri Murenzi Abdal ahantu ukoze ahantu twashakaga barahaguruka niyo nka bazunguza amadarapo bakoma amashyi bavuza impundu barishima kwe ariko ni indirimbo nziza cyane irimo amagambo meza cyane inabyinitse iryoshye n'iriya ndirimbo aririmba ngo uri impano Imana yaduhaye amahirwe nk'aya saya bose ariko ngo ariko humura abanyarwanda natwe turabizi koko kuri ayo mahirwe Imana yaduhaye ati Paul Kagame turi kumwe nawe thank you Kagame urashoboye thank you Kagame murayizi n'abareyo barakubita umudiho barawucinya kabisa vumbi muri stade riratumuka perezida azi guhaguruka akagenda ahagurutsa abananirwa nahise ajya inyuma ya Kitoko niwe wamubakingaga ngira ngo biraryoha ibintu byari bimeze neza cyane ubwo bashoje rero gahunda yagomba gukurikira ni iyo kuza mu kibuga baramanuka Rayon Sport na Gor Mahia bakereweho iminota 4 isaha yari iteganyijwe bari gutangira saa 12 n'igice batangira saa 12:34 nibwo match yari itangiye navuga yuko ntabwo byari bikabije cyane nkurikije rwose amasaha ubundi uburyo akunze kugorana mu event nk'aya bagerageje kubahiriza igihe Rayon Sport iratsinda turaza wenda kubigarukaho byihariye noneho hagira umwanya rero ko bari bari gukinira igikombe burya hari biteguye ko utsinda twari igikombe ese yanga niyo gitanye umwaka Rayon Sport rero yari itsindiye 2-0 igikombe cy'umunsi yateguye iranakisengera iragitwara nuko byagenze hanyuma baragenda basanga abafana babo abatoza abakinnyi abayobozi baririmba indirimbo yubahiriza Rayon Sport Rayon niwe dukunda nta yindi kipe
yatuba ku mutima. Reyo horana imana umurava n'intsinzi cyo kora ni nziza ukagira imana ikora mu misoko iririmba ko abantu bakunda Reyo ariko uri kumva ayo magambo burya aremereye ngo Reyo niwe dukunda ngo nta yindi kipe yamba ku mutima ngo horana imana umurava n'intsinzi oreyo iraryoshye cyane. So abareyo rero basohoka bamanuka ngira umwanya wo kugenda mbatega amatwi numva bari excited bishimiye abakinnyi babo vraiment turaza kubigarukaho mu kibuga ariko kumwe umanuka baza abareyo hari Nyamirambo turi gukanda gaceri wabaza atari ko bite ikipe yanyu imeze ite. Abareyo barayikunze rwose barayishimiye n'abanyamupira twagereze kuganira kandi rwose bari mu yandi ma equipe yani Kigali hari ama elema bagiye basibla ushobora kuvuga yuko ari ama elema meza. So navuga yuko twabonye match nziza tugiye kuganiraho twabonye ibirori byiza muri rusange twabonye ibyishimo stade rwose yari yakubise yuzuye kabisa kuko buriya nubwo stade yahindutse bakajya pere no mu buyobozi bwa Reyo bari bafite impungenge z'uko bazamuye igiciro barujuje n'ikimenyimenyi Rigoga bakoreye miliyoni 60. Ni amafaranga meza miliyoni 60 muri Kigali pere. Urabizi ko charges zayo ntabwo ari nyinshi cyane nk'iza stade Amahoro. Ikindi kandi nekereza yuko Amahoro ntago bari kuyuzuza nanone nkurikije ko nabonye muri Kigali pere. Amahoro ni manini, Amahoro keretse wenda bari buhure na peri cyangwa se ari nk'indi match y'Ikigugu ariko ntago bari kuyuzuza. Navuga yuko rero rwose n'imitegurire muri rusange ntabwo yari mibi nabishyira rwose ku kigero cya 75%. Ntago ibintu byera ngo de ariko wari umunsi navuga ngo mwiza vraiment.